Okay guys, guhaye ikaze kuri iyi channel yacu. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora thumbnail yawe nziza yo kuri YouTube ukoresheje application bita Polish cyangwa se photo editor. Iyo application urayisanga kuri Play Store cyangwa se App Store, searchingemo Polish. Bano bahita bayinyereka hano hejuru, urayikandaho, numara kuyikandaho bahita bayikwereka. Urabona ko igihe bari kumbwira kuyapodetinga ariko uraza gusanga bakubwira kuyinstallinga. Urabanza i-downloading ugeze muri telefone yawe, numara kugeraho hano baraza ko bakubwira ngo open, urayikandaho. Dore n'iyi ngiyi iri muri telefone, urayikandaho gutya. Numara kuyikandaho iraza gufunguka, urahita uza ukanda hano handitse ngo photo. Angana hatunze agafresh kandimo gutya, uhita ugera muri gallery yawe, uhita ukanda ku ifoto ushaka gukoresha. Numara kuyikanda urategereza no kuba iri kurodinga. Icyiza cy'iyi application uyikoresha udakoresheje megabyte cyangwa se wifi, ushobora kuyikora uri offline ugakora thumbnail yawe nziza ndetse ukanayisavinga muri gallery yawe. Numara kugeramo hano uraza kandi hano handitse ngo effect, ubundi uze tukanda hano handitse ngo background kugira ngo dukureho background y'inyuma dushyireho iyacu dushaka. Kandi kuri background utegereza hano ko biri kurodinga, bizaterwa n'icyo ugiye gukora. Nurangiza nanone ushobora gufata hano mu mpande, uruhande rw'iburyo n'ibumoso, ubundi ukagabanya size y'ifoto washyizeho. Urabona no kundi kuyigabanya hano, ushobora no kuyongera ukayishyira n'ahantu ushaka. Warangiza ukagabanya size yayo, ubundi warangiza ugakanda kuri kano kantu ka V kari hano hejuru, kano natunze agafresh, ukandaho gutya. Nurangiza uhita uza ukanda hano handitse ngo drip kugira ngo ushyireho indi background y'inyuma. Ukandeho gutya, uhita bakugeza mu mabara, uraza guhitamo ibara ubona ari ryiza bitewe nuko ushaka ko thumbnail yawe iza kuba imeze. Reka jyewe n'urugero nze mpitemo iri ngiri, nindangiza kandi hano hejuru kano kantu ka V uhita ugakandaho gutya. Nurangiza uze uhita ukanda hano handitse ngo crop kugira ngo ushyire muri size ya 16:9. Kande kuri crop, ubundi scrolling uza hano hirya uhigemo iyi size ya 16:9. Natunze agafresh niyo yo kuri YouTube, ikandaho gutya. Ubundi nurangiza uhita ukanda kuri hano hejuru kuri kano kantu ka V, agakandaho gutya. Nako byamaze gukunda ushobora kuza ukitandikaho n'andi magambo cyangwa wenda reka twongereho undi muntu. Uraza scrolling uze urebe hano handitse ngo add, ni hano hasa nk'ahahera. Hano natunze agafresh, ukandeho gutya, wongera ugere muri gallery yawe, tukanda ku ifoto y'umuntu ushaka gushyiraho. Nawe ushobora kumwongera cyangwa ukamugabanya, wenda reka tumushyire hano ku ruhande ahangaha, ubundi twandikeho. Iyo umaze kuyishyiraho uraza ugakanda hano kuri kano kantu ka V nanone ukabyemeza. Warangiza ugiye kongeraho amagambo ukanda hano handitse ngo text, hano natunze agafresh, ukandaho gutya. Bahita bakuzanira ubwoko bw'amagambo cyangwa se style wakwandikamo. Tuvuge urugero ugiye kumisemo kuri simple, nkaza nkahitamo yenda iyi ngiyi ni urugero. Warangiza ugahita ukanda kuri kano kantu kanditseho ngo type, aka ngaka agakandaho gutya, ugahita usiba amagambo arimo, ukandika wenda ngo uko wakora logo nziza.
warangiza ugahita ukanda kuri KV. Ano magambo rero ushobora no kuyashyira muri position ushaka cyangwa se ukongera ingano yayo. Tuyashyire hano hejuru wenda n'urugero. Ukongera ugakanda kuri V. Warangiza wenda ushobora no kongeraho andi mafoto ushaka cyangwa se ukongeraho andi magambo ushaka. Reka wenda twongere indi foto, uraza ugakanda kuri add nanone, ugahita ugera muri gallery yawe. Wenda reka duhitemo nk'iyi foto wenda ya YouTube, tukayongera size, wenda reka tuyishyire ahangaha. Ni gutya rero bikorwa. Urabona ko ushobora gushyiraho ifoto y'umuntu, ugashyiraho amagambo, ugashyiraho amafoto atandukanye bitewe na thumbnail yawe ushaka biza kuba bimeze. Iyo twabonye muri ino video nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Kugira ngo ugeze muri gallery yawe rero, uraza ugakanda hano handitse ngo save, ugakandaho gutya. Urabona ko iri kwisevinga. Izi ni ama ads batuzaniye muri ko